We are loving arts. We choose to art for better life. Reka tubasuhuze nanone abakurikiye Love in Arts muri rusange nk'abantu bakurikiye irushanwa rya Inkingi Talent Competition hano kuri centre y'urubyiruko ya Kamonyi. Turi kumwe n'umwe mu batsinze yari yitabiriye ariko yanabashije kugira amahirwe yo gutsinda, tugira ngo twumve ukuntu yabyakiriye muri rusange. Ni Irarine agiye kubabwira ukuntu yakiriye igihembo yakiriye kuri uno munsi. Yeah, wow. It was so wonderful. Ndashima cyane kuko reka mbaze nivuge nitwa Irarine n'iki nije watsinze nyine nabaye wa mbere simufata nyine ni ibintu bitoroshye ariko buriya kubona uzi ikintu ntago nzi ukuntu nabivuga kubona akana nkanjye akana gato cyane nkanjye gafite imyaka mingahe 18 twonyine irahari gafite imyaka 18 twonyine gutsinda gusa ni ibintu byiza nshimira abantu bose badufashije, abantu mwese mwateguye bino bintu n'ukuri ni ibintu byiza pe. Nk'ubu nka bino bima motivation yo gukora n'ibindi birenze ahangaha, ndabashimiye cyane murakoze. Hanyuma mu mpano zitandukanye wari wagaragaje watinga, wagaragaje ko ushoboye no kuririmba muri rusange. Ugiye kureba irushanwa ryose ni iki ubona wowe warushije abandi cyangwa se cyo wumva cyatumye utsinda? Ikintu gituma kimbwiye ko narushije abandi nyine kibihamya. Ni iki wumva ko warushije abandi ku buryo wabashe gutsinda kuri uno munsi? Buriya ibintu nakoze ntago ari ibintu bisanzwe nyine, ntago ari ukwikina cyane ariko Ndarenze ariko ntago ari cyane. Ibintu nakoze ibintu byo gukina kwa actinga uri umwe then ukazajya uvugaho abantu barenze umwe, then muri make ni uguhinduranya. Wakinnye role z'abantu babiri batandukanye, wakinnye nk'umukarakter umwe ariko role ebyiri kuri aba karakter babiri mu by'ukuri. Nakinnye ndi umwe ariko nsohora amajwi y'abantu babiri, ubwo nyine ngaragaza abantu babiri ariko nyine ndi umwe. Yego. Hanyuma noneho bagenzi bawe nicyo wabwira wenda bagenzi bawe batabashije gutsinda kuri uyu munsi? Ikintu nababwira ntibacike intege, si uko bo badashoboye, si uko nakoze ibirenze ibyabo, bakomeze bashyiremo ko nyine bakomerezeho. Uyu munsi ni igitsinzi ariko ejo nibwo bazatsinda, right? So bakomerezaho, yego be gucika intege nabo ntago ari uko batakoze cyane, barakoze yego ariko nyine hari uwakoze akabarusha, gusa nyine nabo bakomerezeho tu. Yego. Muri rusange ariko wari ufitemo n'umuvandimwe, umuvandimwe wawe wamubwira iki muri aka kanya ntiyabashe gutsinda? Umuvandimwe ikintu namubwira nawe arabizi ko dushoboye, uko twakoze mu kuririmba arabizi ko turenze nyine, nta n'ibintu byigaragaza byivugira nyine, gusa nyine kuba nanjye natsinze iki gihembo mpawe cyane adufasha mu mpano yacu kuko turi babiri. Yego. Kandi numvise ufite umugambi wo kujya gusinda mu kanya. Gusinda ngende umwana wo mu batambyi. Urajya kwigurira akantu umuntu kuba yavuga ngo najya kugura akantu agacupa, niko navuze, ariko nyine agacupa ushobora kugura icupa rya fanta nibyo. Hanyuma ni iki wabwira Love in Arts na Birimo muri rusange ndetse na centre y'urubyiruko hano Kamonyi muri rusange? Ikintu nabanza kubwira Love in Arts mbere na mbere, barakoze cyane kuba ibi bibaye nyine, kuba ndukumbaye n'ukubera bo, ndetse na Birimo niyo mbamo cyane, niyo yabashije kubitumenyesha. So ndabashimiye cyane, Imana ibamugisha, gusa bakomeze bafashe n'abandi ibyo batangiye, bahaye courage nyine. Ikintu nabwira abantu nyine batekereje gushyiraho centre y'urubyiruko ni ibintu birafasha benshi, kuko urubyiruko tugiye dufite impano zitandukanye. Nk'ubu ngubu nk'uko nagaragaje impano ebyiri, wenda nshobora no kuba mfite n'izindi zirenze ebyiri, nuko arizo wenda nabashije kugaragaza. Urubyiruko tuba dufite impano zigiye zitandukanye, nta hantu cyane dufite ho kuzigaragariza. So ikintu nababwira nabashimira, kuko iki kintu ni ikintu cyiza baba baratekereje ku rubyiruko cyane. Yego. Okay, dusoza noneho
igihembo wabonye kuri uyu munsi, kugira ngo bari kubona na certificate wayibonye bagoye kuri uyu munsi, ni iki kigiye kugufasha ku kigendanye n'impano yawe? Wenda ntabwo ari igihembo kinini, ariko ni iki ugiye kwifashisha kuri icyo gihembo kugira ngo impano yawe igire ahandi hantu igera? Bitewe nuko nyine nagaragaje impano ebyiri, ubwo se yaba ari buyihe mpano? Iyo zose ni izawe n'ubundi ni wowe, icyo bigiye kugufasha wowe mu rusange? Ikintu bigiye kumfasha, biramfasha nyine ni courage, ni ukuma courage yo gukora n'ibirenze ibyo nakoze. Nibyo ugiye gukora bitewe n'uko wenda hari ubufasha butoya ubonye, ariko wavuga uti wenda ndajya muri studio cyangwa se ndibuze kubasha kunonosora script zanjye cyangwa se mbashe kwactinga muri project zitandukanye. Okay, kuko nkanjye watsinze wabaye wa mbere, ntabwo ari cyo gihembo cyonyine bambwiye bazama, hari n'ikindi cyo kumfasha nyine muri production. So ibyo byo muri production ni nko kubishyira ku ruhande kuko byo bisa nk'ibyakozwe. So ikindi kintu wenda ibi byamfasha, nakwandika indirimbo zindi nyinshi nkajya na studio, byamfasha tu. Okay, twagiye rero reka dusoze dushimira abantu bakurikiye irushanwa muri rusange. Hanyuma wowe watubwiye ko n'undi ufite impano ebyiri, ugiye kudukubitira akantu uractinga, nurangiza kwactinga unagire gute unaturirimbire akaririmbo kaba akantu gatoya, ariko dushimire nyine abantu badukurikiye. Nari bireka mbanze ndirimbe. Yankunze nabibereye naruwo gupfa, niwe muje n'Imana ubu ndashima, ni Yesu zina riryoshe niwe nzirata. Katiga. Okay, nta kibazo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mureke mbabwire, ndashima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza yankoreye. Nukuri nagiye muri competition ndatsinda, abandi bose twakinanaga baje inyuma yanjye, nige nabaye wa mbere. Byari ibintu bigoye, narasenze cyane, Imana ibana nanjye. Ariko se buriya haburi ibintu ari kuvuga ubundi arabizi. Ubuse buriya nk'ibintu arimo aravuga, arimo arabitubwira ngo bitumarire iki? Umva sha ni munyumve pe, nishimye mfite ku mutima wanjye. Buri ikintu mutanazi, nje nzanatanga n'icya 10. Murakoze. Asante sana. We art for a better life.